urumva mwana hagati yanjye na Kelly habuze umuntu n'umwe urekura ngo byibura ahari rundi Nadia tuvuge ngo nuwa Kelly cyangwa se nuwa Jeff reka byaranze. Nitwa Nadia, mvuka mu muryango ukize ariko barambangamira. Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo dukunda? Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo tubana nabo? Ese wowe undeba, ese wowe unyumva, urumva bikwiye? Yego nakunze umuhungu ariko sinari mukurikiyeho ubutunzi, yego nta n'amafaranga nari mukurikiyeho, ariko ndamukunda cyane. Ariko nanone mfite urugamba. Hari umuhungu wambereye icyorezo kandi mu rugo baramwishimira, ngo afite amamodoka, afite imitungo ndetse n'amahoteli. Gusa njye sinzi ko namukunda kuko sinanabitekereza. Ariko si uyu muhungu nakunze utagira namba, utagira na heru, bizagenda bite? Sinzi iherezo ry'urukundo rwacu, gusa ntarirarenga. Ari njye ndi gushaka gufata, ari Kelly nawe ari gushaka gufata, ndi kwibaza ahubwo birarangira gute? Cyakoze nagateye ubwoba ndakabwira ati nikatagira icyo kabikoraho vuba vuba ngo kamureke cyangwa kigendere, ndahitana mama we. Reka se n'ibintu bya mama we bijemo se? Arumva mani runo rukundo rwacu nta mikino irimo. Nasiko namuhaye amahirwe akanga kubyumva. Naje gusanga inzira ishoboka ariyo kwinjirira kuri merewe mwana. Niyo nzira byibura nabonye namuteramo ubwoba akamureka. Gusa nyine Kelly nawe ntago yoroshye, azi kwihagararaho byatari. Ibaze yuko twari tugiye no guserera mani tukarwanira iwabo. Ntago ari ibintu byoroshye. Ahubwo se mani Emi, we na Kazungu hari amakuru mwamufite kuri Kelly? Ariko Jeff, uzi ikintu mbona? Ugomba kureka Nadia. Uti kubera iki? Kubera ko Nadia amaze kuguhindura undi muntu. Kubera urukundo ukunda Nadia umaze guhinduka undi muntu kabisa. Uditekereza no kwica nyina wa Kelly kweli? Ibyo ntabwo bishoboka mwana. Ibyo ntabwo bishoboka kumureka. Never. Ubwo bibaho. Ku rwego rw'uko ngiye guhangana na kara gapeti ariko nyuze muri famille. Reka mane nta muntu udakunda umuryango. Kandi nabona yuko namara maje. Famille nyishaka ku bwinshi. Ndakeka zarekora. Ngaho tuzareko ko yitangira uwo mukobwa. Urwo rukundo rwabaye nka rwa rundi rwa Romeo na Juliet. Nzaba ndeba mane urwo rukundo ruzatuma arika umuryango. Ariko wibuka yuko merewe ari wo muryango afite wonyine. Niyemera kumutaha nzagaharira urukundo gatware. Ubwo nanjye sinzi nyine nzaba mbaye umunyantege nke, ariko niyemera gutanga famille kubera umukobwa zamureka agenda. Gusa nyine Kazu mbwira, mfite amakuru y'uko uri inshuti na Kelly ubundi mbwira weho mubona gute muri iyi minsi turi guhangana? Jeff, uracyari muri kururu yawe na Nadia? Nta Kelly. Nadia niba ari umwana wo mu bakire ushaka abana bo mu bakire, General Sandrine nanga ari abana bo mu bakire. Niba byanze warekura mwana. Ndagiye kutumvisha ikibazo neza mwana. Nge nakubajije nti muri iyi minsi saga zanjye na Kelly. Nkundi Kelly ko nzi Kelly n'inshuti yawe, yo kwitwara gute mwana? Kelly ntago tumaze iminsi tudahura tu, ariko ko byasa kose ameze neza. Handi makuru se waba umuziho? Umva rero Kazungu, sibyo? Nta makuru ye ufite ndabyumva. Ariko hari relationship mufitanye kandi iri hejuru. Man, uramujama namuhaye amafaranga mu inzu, muha buri kimwe nyine ngo yivire muri iki gihugu mwohereze restaurant. Urumva? Agenda ature atekana. Waretse ukagambanira kara kajama nkakwihera ayo mafaranga na buri kimwe cyose ukabinyinjiramo neza
urumva kakareka uriya mukobwa nyine bakashwana neza binyuze kuri wowe. Urumva we inshingano uzaba ufite niyo gufata Kelly ukamuhindurira ibitekerezo ku buryo areka Nadia. Ibyo bintu birashoboka kubera ko ari niga yawe. Tangira umwumvisha ati Jeff azakwica, tangira umwumvishe yuko kiriya gikobwa kitanamubereye. Urumva bafite n'ibiceri nyine ku rwego rw'ukamwanga mwana. Ikindi buriya nibiramuka bikonze njyewe ndaguha amafaranga, ahubwo mbwira nta mafaranga ngarukiye. Jeff urabizi Kelly turi ni gato ariko niba hajeho amafaranga bureka gato muri niga ku rwego rw'uko wamwangisha Nadia bikavamo. Jeff we numva ifunguro rifatika ngenda kwizeza ko ibyo bizakunda. bizakunda. Nta mafaranga ngahe? Amafaranga urama nka 1 million. 1 million. Yes. Okay. Emi. Now. Sinzi nimba ibintu Kazunga tubwiye ibyumvisha. Jeff sinabikubwiye ariko kuva na kera hose nabikubwiye ati Kazunga ashobora kuba ari tugambanira. Ubundi nkawe kweri Kazungu. Buriya ufashe utayemo inshuti yawe mani. Icyo bisobanuye ni iki? Nanjye bivuze yuko ibintu twaganiriye hano uko turi batatu hitugenda ukabikoza Kelly. Aze nkawe ungukiraye. Kuri miliyoni mutanze inshuti yawe mwana. Emi. Naam. Turi moving inshuti itagize iki tumariye mwana mu buzima bwacu. Bro, byaba byiza tukweritse umuryango ugasohoka mwana. Ntacyo kimaze mu life yacu. Wagenda se? Sava tutagoranye nta n'ibintu byo gucana byo kuvuga inyuma keshi tuvuga ibindi byinshi haguruka utahe. Bro, byaba byiza uciyeho mwana. Caga cyane tuzongera guhuza isi nibishaka. Ya, ko ngi sinabishaka. Umva se mwana yimwe. Uko bisa kose nyine menye wangambaniraga. Ahubwo se mwana wari uri kungira inama yuko uriya baby namureka tu. Hazundi mureka. Aka kanya sinzi ko nabona icyo gitekerezo no umutima wo kumureka mwana. Ahubwo mbwira izo nzira. Ako Jeff urabizi? Tugiye kujya duha amakuru Kazungu atarayanyaye. Kazungu tugiye kumureka akomeza abe muri twe. Ariko tuzajya tumuha amakuru atarayanyaye. Tugiye kujya tuganira nawe ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Agenda bibwire Kelly. Twebwe dupanga umupango wacu turi babiri. Urabyumva ute? Ibyo bintu byo byashoboka. Ariko se urumva Emi Kazungu nitumuha amakuru atarayanyayo uko biza kose nyine azajya kuyatanga uko ari. Ahubwo twebwe umupango wacu uzaba achieved gute? Reka ngubwire Jeff. Kazungu azajya ahereza amakuru Kelly atarayanyayo y'ibihuha. Twe tuzapanga umupango wacu nta cyawubuza kuba achieved kuko nta muntu tuzaba dufite dutangira amakuru. Ngaho yenda birumvikana ko bizaca. Ariko se dukomeje ukano wari uri kuvuga ukuhanga Nadia bivuga iki? Jeff bro, ikintu nyine gituma nkubwira kureka Nadia nsigaye mbona umeze nk'umuntu utari seriye. Ahubwo se ubu business yawe iracyagenda koko? Biri kwanga mwana. Icyo gitekerezo nari mfite rero numvaga wareka Nadia kuko niwe kujagaraza mu mutwe biramutse bikunze. Wenda reka dusubikire hano ibyo bya business no kureka Nadia wenda tuzabigarukaho ubutaha. Ahubwo umupango mushya dukuye hano fasha tukurikize mwana. Sawa naho ubutaha. Emi, Nakumva Kelly. je nashaka kubaza nicyo kintu nari nagutumiyeho. Ejo hari umushiti wawe twabonanye Jeff. Ndabizi. Ariko nashaka kubaza ubundi abantu nkamwe mutunze amafaranga. Ubundi amafaranga muyabara nk'iki? By'umwihariko narwo natinya kuvuga ko iyo uri gukora amafaranga ya so. Cyasure umutungo wa so. Nyine uba wiyumvuta amafaranga. Sinzi impamvu uriya muniga umushiti wawe. Amafaranga nyine aba yagize igikangisho bya danje. Twaje mwana kenda kumubitira no mu rugo. Ako Kelly. Buretse nawe kumbaza ibintu uzi neza pe. Today amafaranga niyo ayoboye. Urabizi. Niyo amafaranga nicyo kintu ufite amafaranga ntiwabura buri kimwe. Amafaranga ni byose ubundi muri iyi si. Nawe urabizi kandi. Ndabeshya se? Amafaranga ni byose. Amafaranga agura ibintu byose. Ya?
none Jeff uzamubaza impamvu Nadia atamufite. Okay, noneho Keri reka tuganire. Ntabwo turi inshuti ntituri kuba muretse sibyo? Nk'abagabo. Nk'abagabo. Ubu nkawe koko Keri tuzi twese. Ongeraho Keri umwana w'umukozi wo mu rugo. Nujya uvuga Keri, jya hongeraho Keri umuhungu uciriritse. Okay. Umuhungu wa mama we. Rubanda rugufi. Umuhungu ukundwa n'umukobwa ufite rale. Yego. Ufite iki? Rale. Toza rero. Ndabyumva sibyo? Ariko se fata iyo foto wabanye na Nadia cyangwa muri kumwe. Wowe murumva ukuntu Nadia umubona, ukuntu ameze. Murumva we wamumarira iki koko? Wamuha icyo akeneye. Urandebyona nta kintu na Nadia. Ahubwo gihe kintu nakubwira. Uzambarize Nadia kuko ndabizi ko nyine abana bakire muri ironda. Sibyo? Uzamubaze Nadia, uzabaze Keri nako uzabaze Jeff. Sibyo? Uzambarize Jeff niki ubundi ubona wamarira Nadia. Ku buryo ari cyo yaba yarakurikiyeho Keri uwo udafite. Uzambarize Jeff niki ubona wamarira Nadia. Ubona ko Nadia yakikubuzeho akagikurikirana kwa Keri. Ariko ubundi Keri reka tuvuge ko wenda Nadia agukunze yego nibyo wenda munabanye simbizi. Ubona ari igiki ufite waha Nadia? Nadia mukunda namumarira iki? Ahubwo reka giye nkubaze. Mwebwe mufite amafaranga. Jeff by the way nawe nabandi. Ahubwo uzambarize Jeff niki ubona wabuze kufite buri kimwe. Niki wabuze Nadia yabarakubuzeho akagisanga kwa Keri. Ariko ubundi Keri ufite umuntu ukunda mu buzima bwawe byadanje ku buryo umubuze n'ubuzima bwawe butakomeza. Ufite umuntu nkunda mu buzima ntakubeshya. Nadia ndamukunda nuko byanane kubimwibwira gusa, ariko ndamukunda pe ubyumve. Aguse Keri ubu washeze neza Nadia niwe muntu ukunda ku buryo wabura n'ubuzima bwawe kubera Nadia? Oya nanone pe mfite umuntu uruta abandi bose, mama wanyibarutse akambyara akanyuza akankuza, ubundi abo bantu kari babiri Nadia na mama. Keri muri abo bantu ukunda ugiye kuburamo umuntu kubera urukundo Jeff akunda Nadia, kandi ubwo nawe uri kubyumva ugomba kubura. Jeff akunda Nadia. Uvuze ngo nizere ko wumvisha ibyo navuze. Asuno kubera iki kuko ngiye Jeff mfite buri kimwe nkaba narabuze amahoro yo mu mutima. Amafaranga ndayafite ariko nta buzima rukurara mu marira. Ku rwego rw'uko umukobwa agiye kunsoza, business zanjye zirahagaze. Nyangabirama ngo ni Keri nayo ntiyoroshye. Aho bigeze menya hari koko ngiye gusuzugurika. Umukobwa aransajije pe birenze ubwenge bwanjye. Ubu koko nkora iki? Hakari agahungu ni iyihe systeme kaba kari gukoresha kugira akantwara umukobwa mani? Byibura nagaye amafaranga nikayakira, ubundi nakabaye ntekereza ko kubera ubukene gafite amafaranga nagaye n'ibintu nagaye kakabaye karabifashe, ariko ntigatsimbuka ku mugambi wako. Jeff ndanze ndagaragaye tu manika amaboko kubera ko umukobwa muguze. Rero ntabwo bishobora kubaho, ntabwo nabyemera. Kari agahungu useme n'amaraso kugira ngo nsindire umukobwa. Afashe ikibazo cya mami we ngezana mu rukundo rwanjye, ariko uko bisa kose ni ubusazi. Mama we ararengana tu, ararengana. Ahubwo ikindi cyo kwibaza, ndekure se ntibishoboka. Kari agahungu karambangamiye, kari gutuma ntakora akazi neza, kari gutuma mba cheap imbere y'abantu, n'abantu bari kumbona bose bari kuvuga ati ko ufite amafaranga kuki utazana uriya mukobwa ngo ushyire mu buzima bwawe.
ni gute ajya gukunda agahungu katagize icyo gafite abantu bari kumbona, abo duturanye, abo tubana mu kazi, bari kubona ko hari icyahindutse nyine. Hasi ko bajya bavuga ngaho amafaranga akubise haroroha, njyewe yakubitaho akarushaho gukomera. Ubu pe uriya mukobwa aranyanze hebe, gusa ntarirarenga mani, ntarirarenga. Mama, nagira ngo musabe imbabazi kuba narakubwiye nabi. Ngoki Waramanuye sinabyumva, umbaza ahantu nari nakwira telefone sinagusobanurira neza, ariko nasanze nyine kutubaho umubyeyi ari ibintu bibi cyane byazanankurikirana aho ngiye hose. hamagara mubyara wawe tubivugana hari. Hamagara mubyara wawe tubivugana hari. Nadia. Anti nari mbitaba. nagira ngo uze wumve ibyo mubyara bari kumbwira. Nibikize kandi. Nakubwire nawe nguyu. Nagira ngo mbasabe imbabazi we na mama wanjye. Mama yaramanuye sinamwumva, ariko ikintu cyatumye namwumva nuko nari naragiye muri kariya gakunguka bari abakobwa banywa itabi. Itabi nyine mu bigaragara nibyo byatumye nanga kumva mama, n'ibyo byoga byose nari nabinyweye. Ba Mutoni nibo bari banshuta, ariko nagira ngo mbasabe imbabazi mumbabare ntabwo nzongera. Esari ushyize mu nyurabwenge urumva uri mukuru. Ese urasaba imbabazi abo bana bagiye kugushuka nk'umuntu mukuru. Ego ujye umenya ko uri umuntu. Erega kuyoba bibaho. Umuntu ushobora guhura n'abantu nyine bakurenzeho bakurushugurana bakagushuka nawe bikarangira ubaye nkawe. Ubwo nyine niyo mpamvu nagira ngo mbasabe imbabazi kuko ibyambayeho ntabwo nari nabiteguye. Mumbabare rwose ntabwo nzabyongera. Ariko ari ntabwo njye numva ukuntu ugendana n'ibirara ubizi ko ari ibirara warangiza ngo bagushutse. Ese uri umwana w'uruhinja uri gutamba avuga. Nari naramenya ko ari ibirara bigeze hariya. Ibyo ntabwo wabibwira ngo njye byumve. Ni ukuri mbabarira pe ntabwo nzabyongera. Ariko kuki batabimbwiye kare kose ngo mbanze nkuhane. Ari uri umuntu mukuru. Uri kumva? Jya wumva inama zanjye. Nunareba nabi ngeza nagukubita. Burya rero kubyara nasanze byoroshye, kurera nibyo bigoye. Ari nizere ko utazongera. Ntabwo nzabyongera. Ntabwo uzabyongera. Ubwo itabi rigushizeho. Nguyu imbabazi ntabwo uzongera. Ntabwo nzabyongera pe kandi mbabarire. Wowe Ari nkwizere. Nyizere. Urumva ubiretse? Nabiretse Nizere ko karaga kumukaretse. cyane rwose. N'iryo tabi n'izo nzoga ukaba ubiretse. Byose Ari nkwizere. nyizera nk'umwana wabyaye. Ndakubabariye.